ibi bintu maze igihe mbyibaza, kuki nta bantu bakiranuka bariho, nta bitangaza bikorwa kera nk'uko Kristo yabikoraga, bimeze bite? Abantu bakibaza iyi si iyobowe nande, bimeze gute? Ese kuki abantu badakunda icyiza ahubwo huzuye abantu bakora ikibi gusa? Imana rero yabuze umuntu yakoresha muri iki kinyejana cyacu, muri generation yacu, w'umukiranutsi w'umunyakuri nk'uko byamye kera habaga abantu bakiranuka, bagakunda Imana n'umutima wabo wose n'imbaraga zabo zose n'ubwenge bwabo bwose. Uyu munsi rero abantu benshi bibereye mu bintu ngo by'isi, bakumva ko ngo bagezeyo. Wibuke za nivo nakweretse nivo zerekana ubusabane n'Uwiteka kugira ngo urumuri ubashe byibuze gukiranuka. Natwe twagira ubuntu tukaza mu gakiza, tukaza mu munyenga w'ubuntu bw'Uwiteka, ariko by'ukuri atari bya byo kuvuga ngo turi mu munyenga w'Uwiteka gusa. Nkuko ngiye kubikwereka, mwereke neza uko Imana yabuze umuntu yakoresha muri generation yacu kugira ngo isigira amahoro. Ni ukuvuga ngo turategereje nyine, dutegereje ko uwo muntu azavuka, uwo muntu uzakiranuka bihagije. N'intungane ngo bwira icumuye karindwi niko bavuga, ariko iyo ugeze mu gakiza ugatangira kureba uko gateye, ukareba uko Imana imeze, ukareba uko urumuri rumeze, ukareba umwijima wari urimo, ukabona aho wavuye, nibwo utangira kureba ko gukiranuka ntago ari imikino. Gukiranuka ntago ari imikino, kuko ngiye kubigusomera mu kanya. Wibuke ko nakweretse za nivo, wibereye mu ipfunwe hasi aha, mu kimwaro, mu bwoba. Abantu bose bari mu bwoba, wagira ngo rakanyakanya ukaba umwiyemezi. Abiyemezi ni bande rero? Ni ba bandi bari mu by'isi, wumva ko wageze mu bintu, wumva ko waganje. No, uri ku 150. 150 rero riri hano hasi, hari za 700. Kugira ngo ugere muri za 700 ugomba kwimenya, ukiyakira. Wamenya kwiyakira, ugaca akenge, ukajya mu ijambo ry'Uwiteka. Wajya mu ijambo ry'Uwiteka noneho ikazaguha urukundo. Iyo utangiye kugera mu rukundo rero, nibwo uzamuka ukajya muri bya byishimo. Wava mu byishimo noneho ukagira amahoro, ya mahoro y'umutima. Kuko iyo ubabaye niyo bitagaragara, ufite ka gahinda, bavuga ngo iki, biba bituruka ku mutima. Iyo umaze no kurenga izo nivo z'urukundo, ibyishimo n'amahoro, nibwo ujya kurumuka urumuri. Abo bantu rero bafite izo ndangagaciro zimeze gutyo, ntabo niyo mpamvu ubona isi ifite ibibazo bikomeye cyane. Reka nze mbigusomere urebe nawe ukuntu ibi bintu biteye. Mbere yo kwinjiramo rero, kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Ntukabyihererane, bibyihererana ubyihererana kubera iki? Urabimenya ukabimena ko ari byo, ari ukuri tubabwira. Ahubwo ngiye nkakubwira nti, fata ubwo bwenge bwawe ubushyire mu ijambo ry'Uwiteka. Fata ijambo ry'Uwiteka, ufate ubugingo bwawe ubushyiremo, ufate ubwenge bwawe ubushyiremo, ufate ubumuntu bwawe ubushyiremo, none uvanemo rwa rumuri. Niko bimeze. Niyo mpamvu abantu isi yose bari mu buyobe. Turababwira ngo bari mu buyobe, ntimubyumve. Ntabwo mubyumva, kuko natwe tubabwira ibi, nta na kimwe cy'ijana twari twagira cyo gukiranuka k'Uwiteka. Ugomba kuba mu ijambo ugahozaho, kubera ko nyine ibihe turimo ni iby'ubuyobe bw'isi yerekanye mu bantu, ariko igihe kigiye kugera noneho Imana ibyure ba bantu b'abakiranutsi. Ariyo mpamvu uvuga ngo hari ibihugu bimwe na bimwe bikeneye kuvukirwamo abana bameze nka ba Yosaya b'imyaka 8, akaba bazayobora. Niko ibintu bimeze, kuko umwami Dawidi nawe ajya gutegeka, Sawuli yarazi ko akiri umuyobozi, kumbe byararangiye kera, ari nk'icyakirondwe cyumiye ku rw'inka. Niyo mpamvu rero tubabwira tuti, mubyuke mushakishe mu maso h'Uwiteka. Natwe twese ntaho twabyumvaga, ariko tumaze kurunguruka, tumaze kubona ubwiza bw'Uwiteka, twamwiteka turiyo. Niryo banga. Reka ngusomere rero, nkwereke ukuntu Imana yabuze umuntu n'uyu n'umwe mukiranutsi muri iyi generation yacu. N'ubugesera bukomeye cyane, kubera ko abantu benshi bari mu mwijima n'icuraburindi rikomeye cyane, ku buryo ufite imyaka ingahe, 20, 30, 40, 70, 80, yewe se n'ijana, wari wafata n'umwaka n'uyu n'umwe wo gusoma ijambo ry'Uwiteka kugira ngo wumve noneho bwa busabane, kuko nakubwiye ko uri roho, ntago uri umubiri. Kandi ya roho yawe
ikeneye kubaho mbere y'uko uyu mubiri ubona umubaho. Niyo mpamvu rero ibibera hatagaragara biza bikiyerekana nyuma hagaragara, kubera ko biba byabanje kubaho mbere y'uko tubibona n'amaso yacu. Niyo mpamvu rero nakubwira ni umuntu wumva ushaka ubugingo buhoraho bw'ejo hazaza azamera neza, tangira ushakisha Uwiteka inzira z'ikigendwa. Kadusome rero turebe ukuntu Imana yatoranyije Nowa nuko byagenze, noneho urebe iyo ubivanye mu zindi ndimi nk'Igiheburayo aribwo byumvikana neza, ukamenya noneho ibijya mbere aho kugira ngo ukomeze ukurikira ibintu buhumyi, ibintu batubeshye imyaka 2000. Ni ukuvuga ngo ibintu dukurikira benshi cyane by'izo nsengero, by'ayo madini, ba bishop, ba apostle, abaki bose, ni ibintu byahimbwe bihindurwa bakurikije Zaburi 83 ngo tubarimbure kugira ubwoko bwabo batazongera kugaragara izina ryabo ryibagirane burundu. Ariko Imana irimo irazamura za nkoni ebyiri, bwabo bahanuzi bw'inkoni ebyiri nkunda kubwira, kugira ngo bongere babumwe mu kuboko k'Uwiteka. Nibyo biri kuba rero. Niyo mpamvu nkubwira ni kanguka uve muri dilema urimo, kuko benshi bibereye mu bintu bya dilema ntazi, tukababwira kuko natwe ni ubuntu twagiriwe kugira ngo tubimenye ibintu tubisobanukirwe, kanguka rero. Nimba tukubereye urumuri, fata iya mbere, baduka uve mu bitotsi ukanguka. Reka turebe rero hano, reka dusome turebe impamvu Imana yatoranyije Nowa. Umva ukuntu bimeze. Ele tordot Noach ish tzadik tamim היה בלותיו את האלוהים התהלך נוח. ריבון, אלה תולדות נוח איש צדיק תמים היה בלותיו את האלוהים התהלך נוח. אלה תולדות נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים התהלך נוח. urumva hano muri iyo generasiyo ya Nowa niwe wari umuntu ukiranuka. Muri iyo generasiyo ntabwo bivuze ko Nowa niwe mukiranutsi wabayeho igihe cyose muri generasiyo ye, kuko amagenerasiyo yandi yabanje b'abakurambere 10, uvuye kuri Adamu ukagera kuri ba Matusela, Mahalalel, ba Jared, ba Enoch, Kenan, bose ukamanuka ukagenda ukagera kuri Nowa, bose bari abakiranutsi bakomeye cyane, na ba Enoch bose. Abo bose uko bari 10. Kuva kuri Adamu ukagenda umanuka ukava kuri Seth ukagera kuri Kenan, Matusela, Mahalalel, ukamanuka mpaka ugeze kuri Nowa, bose barakiranukaga, bari abakiranutsi bakomeye cyane. Ariko noneho urumva Nowa nubwo atari umukiranutsi wabaye ukomeye cyane, abandi bamubanjirije barakiranukaga bikomeye. Nuvuga rero ngo muri izi generasiyo zacu, kuba ibyo tubona byose biba ku isi nta bakiranutsi nk'abo bakibaho. Ni ukuvuga ngo ibi bihita bishimangira ko iyi si twibereye mu bintu byagize muzunga bihabanye kure n'ugushaka k'Uwiteka. Nibyo tubwira abantu rero ntibabyumve. Natwe ubona tugerageza kureba ko twakiranuka, turagerageza tukahanyanyaza, kubera ko iyo ubyumvise ukamenya gukiranuka n'iki bya nyabyo, urareba ukavuga ati ahubwo iyi si turi mu biki, ahubwo uhita ubaza Imana, Mana ubuzima wadushyizemo burakomeye. Niba Kristo yarigishije imyaka 3 n'igice gusa agahita agenda, ariko nuko baduhisha ya myaka 18 yabayeho, nakubwiye ya myaka 18 Kristo yaburiye he uko byagenze. Ariko urebye ibihe turimo, ukareba ibintu abantu barimo, ukareba gukiranuka dusabwa, wumva ugiriye isi ibambe n'ikigongo gikomeye cyane. Benshi ntibabyumva, ariko nibaza ko uko bigenda byifungura gahoro gahoro muzatangira gucana ku maso mukareba ibintu by'ukuri. Nimumara kubona ibinyoma babeshye, nibwo benshi bazarira. Yeremiya 13:19, ni koko twarazwe ibinyoma n'abakurambere bacu. Nibyo bizaba rero, kandi biraje bisore. Nkaba nagira ngo basangize ibingibi rero. Niba ukiranuka utangira ukiranuke, wene ushobora gusanga wabo umukiranutsi uramutse ubonye ijambo cyangwa se uzagukomokaho ukaba ubizi, none ugakiranuka.
nkabashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, todaraba tov.